murakaza neza kuri DTR TV Rwanda. Uyu munsi rero ni amakuru agiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni igihe cyanyacyo cyo kugira ngo twumve neza ibyagiye bibera hano muri showbiz mu Rwanda, ndetse n'andi makuru yagiye acicikana hano mu gihugu muri rusange. Ntago rero ari njye nyine muri studio, ndi kumwe n'umutaramu hano. Umeze gute? Ni sawa. Nanjye muri kumwe na Mico uwo mukunze kwita Babu. Musore wanjye kumeze neza? Cyanwa wagishokoje, umeze neza umusore. Ari ukuntu Imana igenda ikora imirimo yayo, ubu Imana iri kugenda ikora imirimo yayo uko bukeye nuko bwije. Man, urakeye? Ni ibisanzwe. Bro, weekend wari uri hehe kweri? Weekend umuntu aba yafashemo akanya karuhuka, agatekereza icyumweru kiba cyashize, ubu tugarutse turi bashyashya. Nashyashya kabisa. Ndimo ndakubona umusore wanyu Babu rero ameze neza, afite swaga zigiye zitandukanye. Nanjye nyine murimo mwumva cyangwa se murimo mubona ni Dontorino Santos Martial. Tukaba rero tugiye kubana muri no mugoroba. Iyi weekend nkuko nari ntangiye mbikubaza rero, iyi weekend ewana yari ishyushye, ari weekend iteye ubwoba, weekend irimo ibyishimo byinshi, weekend irimo amarira menshi, weekend navuga ko byari ibintu bikaze bya hatari kabisa. Weekend yabayemo ibintu bigiye bitandukanye byinshi cyane. Wowe no weekend wayibonye gute mu byukuri? Ubundi iyi weekend yatangiriyemo ibintu byinshi, twabonyemo amakuru menshi, habonekamo imbabazi z'umukuru w'igihugu, fungwa, tubona bamwe basohoka abandi binjirayo, tubona ibyo twari tumazemo iminsi bya Iwacu Muzika Festival bisoza, yabona harimo ibyishimo, irimo agahinda, ariko yabaye weekend ndende. Ni tuzatuma y'amezi ataba 12. Yaman. Ino weekend rero nkuko wari ubikomojeho, Perezida wa Repubulika yahaye imbabazi abagororwa cyangwa se imfungwa zigera ku 2,170 gutyo nimba nibuka neza, ndetse ahamo by'umwihariko imbabazi abagororwa bandi 32 barekuwe. Hakaba harimo n'ibyamamare cyangwa se n'abayobozi ba mbere bari bakomeye cyane, ari naho Bamporiki wahoze ari minisitiri w'urubyiruko yafunguriwe, ndetse na retired Gasana wahoze ari CG wa polisi. Wewe wakiriye gute ifungurwa rya Bamporiki na Gasana? Ariko twivugiye kuri Bamporiki banza ari cyane, ariko wabyakiriye ute mbese? Jewe kuri Bamporiki, iyo tubigarutseho Bamporiki tuzi gufungwa kuko byagenze, tuzi uko yagiye ajya mu nkiko bitandukanye, ariko ngiye byaranshimishije kuba Bamporiki agaruka. Ni umwe mu bayobozi beza bakoreshaga ikinyarwanda gikakaye, aribwo anagifungurwa twatangiye kubona cya kinyarwanda umusaza n'umusaza kabisa. Ku buryo ikinyarwanda cya Bamporiki kiri mu bintu ngewe nari nkumbuye nko mu kinyarwanda cya Bamporiki. Kandi ikindi kiza cya Bamporiki ni umushoramari. Ngiye ndizera yuko ubwagarutse hari na business zindi zigiye kongera zari zarabuze, amaze igihe yitekereza. Urakomeza urabibwiraho neza, tubwire kuntu n'izo mbabazi Bamporiki yazakiriye, ndetse n'abandi muri rusange uko bagiye babyakira. Ariko ntago ari iyo nkuru yonyine yari ihari. Iyo nkuru yonyine turimo turabona ko nanone habayemo ifungwa, nanone byari byishimo kwa Bamporiki ndetse n'abandi bafunguwe, ariko nanone byaramarira mu muryango wa Fatakumavuta. Byarakahinda akababaro ubwo batangazaga ngo Fatakumavuta nawe kubera amagambo yatangaje. Sinzi uko ubibona, niba ayo magambo ko katarakenewe atari meza. Fatakumavuta nibwo ngo Libu yatangaje ngo ko yamwihanangirije inshuro nyinshi. Turabigarukaho nabyo kabisa. Abakunzi bacu bagomeze babirebeho neza cyane, bakomeze badukurikirane, turaza kubigarukaho nabyo cyane muri aya makuru yarari. Nanone muri no weekend kandi nanone ntitwabura kuvuga ko ariho Iwacu Muzika Festival nayo yashojwe. Nibwo Iwacu Muzika Festival yasojwe, twabonyemo ku mugaragaro harimo shonyi zigiye zitandukanye kabisa. Nubibona neza, niho bwa mbere habonetsemo abadensa bahamagarwa ku rubuga kuri stage. Nibwo habonetsemo aribwo Titi Brown n'itsinda rye baje kwigaragaza.
bavuga ngo aba dance natwe turashoboye mujye muduha performance tutagiye kubyina inyuma y'abahanzi bagenzi bacu natwe muduha umwanya twigaragaze entertainment igumye igende neza. Harimo n'ibindi rero byinshi cyane byagiye bitandukana mu by'ukuri, ariko turaza kugenda byose tubiva imuzi n'imuzingo w'ibyo bintu byose twagiye tuvuga hariya. Saza reka dutangire rero ku nkuru ya fatakumavuta. Iriya nkuru kuko niyo yiganje cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane urasanga ahantu hose. Nibwo n'uyu munsi igihe nabonye itangazo rivuga ngo bamupimye bamusangamo n'ibiyobyabwenge. Ariko broski fatakumavuta arimo ararengana kabisa, kuki abantu barimo bamukamanira mu kitozo? Ntabwo njye navuga ko fatakumavuta arengana ibyo biyobyabwenge batabimusanzemo, kuko byagajwe n'ibipimo bya RIB. Ntabwo rero RIB nimba yagize iki, keretse RIB iramutse irimo abantu batazi gufata ibyo bimenyetso. None se yarangije kubimuhamya? Siyeri yabitangaje yabimuhamije ngo fatakumavuta rwose bamusanzemo doze nyinshi, ngo aho ngo ibiyobyabwenge babonye ngo bibe nimba bituruka kuri 0 bikageza kuri 20 mu buzima busanzwe. Bamusanzemo percentage ya 298 gutyo. Broski yanywaga ikimwe arenze n'abantu bo kwa Bob. Kuko abantu bo kwa Bob nibo tuzi bakoreshaga ibintu by'ibiyobyabwenge cyane bo muri Jamaica bara no muri biriya bihugu nyine. Ariko ubu turasanga fata doze 298 bibaza ikiyobyabwenge kiba kikuri mu maraso, biba byararenze no kuba mu mubiri n'amaraso gutembera yo bwayo ari ibiyobyabwenge bikurimo. Mu by'ukuri nyine urimo urabona byatangajwe, ariko se nyine fatakumavuta ubundi kugira ngo afungwe mu by'ukuri byagenze gute, bimeze bite ku buryo dushobora kuba inkuru ya fatakumavuta ibintu yatangaje ni ibintu yatangiye avuga ngo kuri Medi, kuko ngewe ndibuka ko Medi hari igitaramo aherutse gukora, ntabwo ndi kwibuka igihugu neza kwibuka ndakubwira, nibwo Medi yaje avuga ngo yarakijijwe mbere yakoreshaga inzoga ataramenya agakiza, ngo urugo rwe ari byo fatakumavuta yavuze ngo byari dojo. Ariko Medi ntabwo yavuze ko byari dojo, we yavuze ko yahoraga habagoramo amakimbirane we n'umugore wiwe bashakanye na mbere, ariko bari batarashakana. Niba ari abasore urumva rero, kandi fatakumavuta yavugaga ko icyo gihe umugore we nyine ubwo babanaga n'ubundi yamuryaga akantu muri geta, ariyo mpamvu barwana. None akaba ari na mpamvu bavugaga ko rero akubitwa n'umugore, kuko nimba umuntu yaramukubitaga akiri umusore. Ariko ntabwo Medi yavuze ko ari umugore wamukubita. Yashwanaga nande? Yashwanaga n'umusheri we. Uriya babana bakanarwana, yarabyivugiye bakanarwana. Yarabitangaje mu gitaramo yakoze. Baranarwanaga. Ngo bararwanaga banyweye inzoga, ngo yanywesheje umugore w'abandi inzoga. None se ibyo bintu kandi bigakomeza bigakuririza fatakumavuta nyine, nimba ibyo bintu ari ahantu yabihereye akavuga ko Medi yaba yakubitwa n'umugore, urumva bidafite ishingiro. Mbere tubanze tumenye tontori sibyo, tujye tunaganire tumenye RIB yatangaje iki yatumye fatakumavuta. Nta kintu yigeze itangaza pe. Yaragitangaje kuko bajya gutangaza ngo fatakumavuta ngo yinjira mu buzima bw'abantu ashaka bande. Ariko nabuze umunyamakuru n'umwe cyangwa se nabuze ikinyamakuru na kimwe kivuga nimba, kuko hari ikiganiro nabonye uyu munsi cyakozwe ejo n'umunyamakuru umwe kuri MI Empire, aho umuvugizi wa RIB Dr. Bitsieri atangaza ko nta icyaha cyo gusererezanya cyangwa se cyo nk'icyo fatakumavuta akurikiranweho, sibyo? Atari ibyaha RIB yibwiriza gukurikirana. Nukuki nta kinyamakuru na kimwe kivuga ngo none fatakumavuta nimba yaribasiye Medi, akaba yaribasiye Debeni, akaba yaragiye yibasira n'abandi bagiye batandukana, akaboko ko yarihanangirijwe nkuko bivugwa n'umuvugizi wa RIB, akihanangirizwa 1 2 3 hari imanza yagiye ajyamo azigiyemo, ariko zimwe na zimwe arazitsinda. Turimo turumvikana. None kuki ubu ngubu badatangaza nimba ari bidakurikirana kuba naza nkaguserereza cyangwa nkinjira mu buzima bwawe nkavuga ibidahuye nawe nkagusebya muri rusange, nimba ari bitabikurikirana mu buryo buri direct ngo ibibone yikabibona gusika cece kikarindira ko umuntu azajya kurega. Wowe urakeka ko Medi
cyangwa The Ben aribo bagiye kurega fata ku mavuta? Kuki batatangaje inkuru neza bavuge ngo twamufashe iki n'iki ibi n'ibi akurikiranwa ibi n'ibi kubw'ikirego twakiriye? Mwereke ikintu RIB yatangaje, sibyo? Nje nago fata ku mavuta ntacyo dupfa, nta nicyo nge mvuga mushinzi Sabe. RIB yatangaje ikintu kivuga ngo ubita Dr. Murangira Bitsiyeri yaravuze ngo ko RIB itazihanganira abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga basebya abandi, ubwo batitaye ko umuntu yaje gutanga ikirego. Mu mbuga nkoranyambaga zigomba gukoreshwa ku murongo, ariko ibyo ngibyo ni ibitekerezo byawe, kandi ari ibintu RIB yitangaje. Ibyo yabitangaje, ariko version nguhaye ya nona nejo byavuzwe bari Rubavu, kuko hari umunyamakuru akimubajijeho, urimo urabyumva, aravuga ngo ibyo byaha twebwe ntitubikurikirana, tubwirijwe twibwirije ntabwo dushobora kubikurikirana, turindira ko tubiregerwa. Urimo uranyumva? Izo mbuga nkoranyambaga ninza nka gusebya, kereka wowe nujya kundega niho bazankurikirana. Ariko wibuke yuko ese ni ngombwa ko RIB yinjira muri icyo kintu kubera ko bayiregeye, cyangwa yakagombye kujya gukurikirana bya bindi kagenzi icyaha mbere, cyangwa se kanagikumira mbere, kuko ubundi nicyo kizima gihari. Ibintu fata ku mavuta yazize imvugo zishyamiranye, yego, abantu ku mbuga nkoranyambaga, yego, kubuza abantu amahwemo, yego, sibyo? Bande yabujije amahwemo, yabujije Meda amahwemo. Ubwo ni Mede wamureze. None se urabizi ariko neza umuntu yemerewe kujya kurega muri RIB. Kuba umuntu wowe ugiye kurega abyemera, we niba kugaragaza. Tuvuge ko noneho nje nkagukorera ikosa nkakuvuga nabi, wowe ukajya kundega muri RIB, none wagera muri RIB ukavuga ngo ngiye ntabwo nshaka kugaragara. Ibyo bintu muri RIB biremewe. Kego utahera uvuga ngo The Ben nani Medi niwe wamureze. Ubwo ari tuvuge ko Medi ari we wamureze, tunavuge neza ko cyangwa The Ben ari we waba waramureze, kuko nibo bantu bigaragara ko yibasiye muri kino gihe gitambutse. The Ben akaba ari ujya kurega se wenda kubera ko yagiye amuvuga ibishuro nyinshi, kavuga uburyo The Ben ameze ukuntu urabyibuka byose ukuntu byagiye bivugwa, nashaka kubisubiramo gutya hato nanjye. Ikintu ngiye ndi kuvuga, RIB yatangaje yuko reka wenda nyiri kuvuga ibyo bintu, RIB iratangaza ko yihanangirijwe inshuro nyinshi. Nyine kuba ngo yihanangirijwe inshuro nyinshi kuri ibyo byaha. None ubu bibwirije se cyangwa baregewe? Ntabwo butuzi ukuri kwa, ntabwo tuzakumenyera mu rukiko. Ubwo ukuri kuri mu rukiko, wenda nitujya mu rukiko fata ku mavuta ari kwisobanura. Nge nkata nibaza, reka tuzarebe mu rukiko. Mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, fata ku mavuta no gukoresha imbuga nabi. Nicyo nari ngiye gukomerezaho mvuga, niyo mpamvu ikintu mvuga ngo kuki abantu bari kuzana Jesuizi muri ibi bintu. Oya, ahubwo nta nubwo ari we wenyine cyangwa se abantu barimo babigira, nanjye ahubwo nakagombye kubivuga. Kubera iki nimba koko nkuko RIB ibitangaza ko yagiye hihanangiriza abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga basebanya cyangwa se bazikoresha nabi, bigisha n'indi mico mibi igiye itandukanye. Harimo abo ngabo ba Jesuizo, sibyo? Harimo ba Jackie, nabandi ngo harimo badumba, harimo bano ba Godfather. Abo bose nta numwe none ugeze kumva na Godfather atarimo akamira mu kitoze fata ku mavuta amwiba, kandi niwe muntu utukana birenze, sibyo? Jesuizo noneho igitutsi we yakoresha. Jesuizo uramuzi? Irindi zina rye ninde? Bakona bone Kasuku. Uwo bita Kasuku. Urimo urabyumva? Kasuku niwe muntu wa mbere utukana ku mbuga nkoranyambaga. None ibitutsi nyandagazi pe bigaragara kandi yibasiye umuntu. Rero Kasuku kuki batamufata? N'ubu ngubu akora n'ikiganiro bivugaho, nabwo yarari matukana. Ntashobora gusohora ikiganiro kimwe atari matukana. Kasuka gututse ngiye nari. Kubera iki nari? Kumukompea na fata ku mavuta. Fata ku mavuta nyine icyo we noneho nta nubwo natukana. Bafashe fata ku mavuta.
bafashe Jesus ari we Kasuku nyine Kasuku kuki batamufata tujya gukompera abo bantu we naga ibyo bintu ngiye sinshaka ko nyine yewe nta muntu tuganira ibintu biri nuzo abo bantu nimba bafashe fatakumavuta ese ngo difatara biziramiki nukubera ko bose n'abantu bajengereje abandi ku mbuga nkoranyambaga babujije abandi amahwemo gute abandi bose umuntu nanjye ubwanjye iyo mbyumva mu matwi ahubwo nanjye nimba hari itegeko rirengera abumva nanjye bazarimbwire neza abanyamategeko ndaje kurega kuko nanjye babyumva numva ibintu barimo batukana nkumva nabo umuco nyarwanda kuki ujya kubakurikira none se tuzareke kuzikoresha kandi leta ishoramo amafaranga menshi cyane kugira ngo tuzikoreshe bakoresha imbuga nkoranyambaga zawe neza none nafata ku mavuta rero bakagombye kugira gute kumwihorera byagiye impamvu mvuga ngo fata ku mavuta oya Jeskizo niwe wakagombye kuba yarabanje Jeskizo niwe wakagombye wo bita Kasuku dore mbivugiye imbere ya kamera niwe wakagombye nubwo wenda nta nabimwifuriza nawe ko ajya hariya icyo nakwifuje nuko wenda nakurikiranye nuko yareka imvugo mbi hanyuma akamera neza ubwo ngiye nakurikirana neza buriya ribu sari abantu ahubwo ishobora kuba yarishyizemo kuko umuvugizi wari kuko sinkazi yewe niba ibyo bintu wenda sinzizi impamvu nuko ngiye mbona introduction Thierry yavuze yazanyemo jihad ngo jihad ngari mu bantu ba promotinga ngo fata ku mavuta ngo courage umuvugizi wari bikintu yavuze ngo busa ko fata ku mavuta ari jihad ariyo bivuze ngo harimo abantu basunikira abandi kujya inyuma y'amaferabeto kandi bo bibere kwinjira kuko jihad ngiye yamuvuzeho nabyiyumviye bavuga kuri jihad ngo jihad ngo hari n'abandi yavuze ngo ba promoting ibyo bintu bagasunikira y'abandi kuko yavuze ngo ubuse jihad ngo nundi mugenzi we bita jihad ubwo urumva na jihad ararya rimenge kuko ribira oya abarya rimenge bo ni benshi cyane urumva nimba babivuze gutyo ubwo urumva na jihad ari byamukurikiranaho nabo ba Kasuku ushaka gusanga nabo bahari bari kubakurikirana kuko ribu ishinzwe kugenza ibyaha reka turebe ahantu bizashirira cyangwa se bizarangira turebe ibyo baziregura mu rukiko kuko twabonye ko fata ku mavuta ibyaha byiyongereye none gutekereza n'abantu njye numvaga ari ibintu byoroshye nta n'amezi azamara agahita agenda yakagaruka ariko hajemo ibintu bya cannabis doze noneho ngiri ku rwego rwo hejuru ubu se arabigira nka none se mugenzi wacu nakoze mugenzi wanjye ngewe kuko ntago ari roromodo wanjye oya ariko ni mugenzi wawe mu Rwanda nimukihakane kuba ko umuntu yagiye mu byago wamutangire mu mwihakane ejo bakamubwira njye ntago meze nka nuza nka bariya bakure njye nanjye kuvuga ngo turatsinzi Moses uribuka inkuru ye bamupima bakamusangamo ibiyobyabwenge we yiregwa avuga ko yabinyweye ngo muri za Itali ngo kera kigayo nyine ahubwo nicyo kintu nanjye nari nubwo bamusanganye cannabis bamusanga ni cannabis sinzi icyo yabonye bamusanganye ngo yakibagiriwe mu ishata hiye aza kubigenza kuriya nabyo yewe tujye duca tuganire man musibyo bintu nabyo turaza kubifata ibi ntabwo byoroshye yewe ntabwo ndimo numva hari ikintu ntarimo numva n'ubu ngubu pe sibyo mu by'ukuri ese ribu nimba bapimye umuntu bakamusangamo ibyo hakaba nta muntu wakiregeye basanze yaranyweye urumogi cyangwa se yanyweye n'inzoga ese bunshobora kujya no hanze nitwariye imodoka yanjye nagonga umuntu bakangiza kuri sitasiyo ya polisi cyangwa se nakora ikosa runaka bakanjyana kuri polisi cyangwa muri ribu bakajya kumpimisha impamvu nagonze bagacukumba bakavuga ngo ejo ngo yari yanyweye inzoga ngo dusanze n'ubundi asanzwe anywa barazipima none se ubwo bazamana ko nari nsanzwe nk'inzoga none se kuki tukurikirana ko ndimbati bamufunze ngo yateye inda oya icyo ni icyaha icyo ni icyaha yarakuze
icyo ni ibyo yateye umwana ngo underage ngo iki ariko urumva hajemo underage bituma bijya mu rukiko. Rero umwana afite imyaka igera muri 10 n'ingahe 10 wenda n'urugero bakugaragaje umwana afite imyaka 10 ngo icyo gihe ngo umwana yari afite ngo ntabwo yari yakuzuza imyaka. Ibyo se n'abapidi barimo bazira. None ibyo bintu mbwira wenda baguhanire ko utari gutanga indezo ariko bihana ko icyo gihe wafashe iryo shito ryo gusha gusanga ritari ryanakaza mu Rwanda. Byahise bingora kubyumva kuko numvaga ko byanga ibikunde fatakumavuta ashobora guhita acika uburoko agahita agenda agahita agaruka byibuza kubera ko yaba amaze kwihanangirizwa. Ariko nimba hajemo n'icyaha n'ikindi cyaha nk'uko umuvugizi wa RIB yabitangaje cyo kuba hiyongereyemo icyaha cy'uko akoresha ibiyobyabwenge. Namaze kubona ko bishobora kuba dosiye yabyimbye dushobora gushiduka tubonye undi munyamakuru wa kabiri mu basanzwe bari bazwi bakora imyidagaduro nawe agiye kujya i Madrid. Gute? Ndabona agiye gukurikira Jean Paul wasebeje nawe misi w'igihugu. None dore n'uyu nawe agiye kubera gusebya umugabo wa misi w'igihugu. Umugabo wa misi w'igihugu kubera kumusebya. Ariko se ko turimo umugabo wa misi w'igihugu Medise The Ben. The Ben ariko ntabwo ibyo bintu ngende kubimubona kuko yo mu Rwanda nicyo kibi cyayo. Bagenzi babo bahita bihakana abandi. Ariko sinabanyamakuru cyangwa se abagenzi babo gusa ahubwo ngewe mbona ko abanyarwanda dushobora kuba turi babi mu buzima bumwe cyangwa ubundi dushobora kuba turi babi mu buryo butandukanye. Turashorana nta nubwo ari no gushorana gusa kuko nta kuntu byumvikana ukuntu abantu bose barimo barafata ku mavuta nkaho ari umwicanyi nkaho yishe umuntu umwana nka Jesizi ngiye ikintu napfuye. Jesizi ya postinze ifoto kuri Twitter yiwe ashyiraho fatakumavuta afite n'ubundi ubutabi runini cyane. Bitabi ntibabikoresha byinshi cyane by'ibintuza. Yasandikaho ngo fatakumavuta niwe wifunze. No twongere ase ubona umubano wa fatakumavuta na Bruce Melody nacyo ni ikibazo gikomeye cyane. Nubwo Bruce Melody nawe ndamukunda n'umuhanzi umaze kuzamuka cyangwa se wanazamuwe cyane ko atarusha n'abandi wenda ari ukuzamurwa cyane bitandukanye. Ariko reka noye kujya muri icyo ngicyo sibyo ahubwo mvuge ngo kubera iki fatakumavuta yafunzwe. Bruce Melody ejo muri iwacu muzika festival MTN yarabyihakanye ngo ntago azifungwa rye. Mu kanya agiye kurira indege agiye muri Canada mu bitaramo bye. Ntabwo aramwihakana. Ntabwo yihakanye yuko atazifunga rye ajya ejo yurira indege. Yaravuze ngo nta mukozi mfite wafunzwe. Bamubaje ibyafata. None se ntawe koko? None se tuvuge ko Isibo TV na Isibo Radio ntabwo ari ibya Bruce Melody se tubivuge? Ntabwo ari ibye se. None se fatakumavuta ntabwo yakoraga ku Isibo Radio. Kute uri kuvuga ngo ni Bruce Melody niyakoranaga na Brian niyakoranaga na Jihad yajya yitangaza yuko ariye. None se Isibo ni yandi? Nanjye ntabwo nzi Isibo nyirayo. Isibo TV niyo yaba atari ariko afitemo imigabane bro. Gute se uvuga ngo imigabane myinshi cyane. None se abanyamakuru bagiye kukimubaza bazi ko fatakumavuta ari umuhanzi se. Impamvu bagiye kukimubaza nuko fatakumavuta inshuro nyinshi avugira Bruce Melody. Oya niyo ntabwo ari cyo ngicyo nuko bazi ko Bruce Melody ari uwo kwisibo man. Ntabwo Bruce Melody wamutandukanye n'Isibo. Ubwo Bruce Melody yakoranaga live na Dumba kuri ku gitaramo cy'Urusizi ndumva cyarangiye kuri iwacu muzika y'Urusizi. Ubwo yakoranaga live na Dumba yaramubwira ati sobanurira abantu ko ntari umukozi wawe. Kandi ndakeka nawe ibyo bintu bizi. Bruce Melody nibwo abantu benshi bazi yuko nimba supporting uvugira umuhanzi uba ngo kwishyura ngo kugira ngo muvuge gushaka kumuvuga kubera ibikorwa bye byiza. Man. Ibyo bibaho ko avugira umuhanzi kubera ibikorwa bye byiza. Nta rero nta mpamvu yo kuvuga ngo
Fatakumavuta ni umukozi wa Bruce Melody. Gusa Bruce Melody nawe ikintu yavuze ngagiye kubikurikirana kandi Imana imworohereze we n'umuryango. None se arabikurikirana gute kandi atari muri shop z'inyarwanda arabikurikirana ngo bimumarira iki? Ko n'ubundi ko umuntu bafunze atari umukozi we arajya kubikurikirana mwiki? Amenye nyine uko biteye nimba koko bafunze. Izo ni injuga. Kandi yavuze ko ntatarazi n'umukozi we bafunze. Nyine no kubeshya. Ibyo ni ukubeshya. Bruce Melody yakoze amahano kwihakana umukozi wawe ngo nukubera ko ageze mu byago. Bino bintu abanyamakuru barimo bakora bakihakana mugenzi wabo. Ndashimira byibuza na ba Philipita byibuza bavuze ngo umwe mu bakozi dukorana hano wafunzwe. Sibyo kufata umuntu ukamwihakana kubera ko yageze mu byago maze kubibona mu banyarwanda benshi. Uyu ntabwo ari umuco mwiza nkuko barimo bavuga ngo ni ngombwa ko abantu bareka gukoresha imbuga nkoranyambaga nabi. Yego nabi. Abanyarwanda njyewe ku giti cyanjye ndigiragira ngo mbasabe umuntu nagera mu byago kandi yari abafitiye akamaro, nagera mu bibazo kandi muzi ko ibyo bibazo wenda bimubayeho, nta muntu udakosa, nta muntu utakora amakosa, nta muntu utakora icyaha, ahubwo dushobozwa na Kristo duha imbaraga yo kudakora icyo cyaha. Ariko nimba byanabaye ngombwa ko gikibaho, reka twe kwihakana umuntu nkaho yishe umuntu cyangwa se nkaho yakoze ibintu bitabaho, ahubwo tunamutere n'ingabo mu bitugu wenda turebe ko twanamufasha akagira gute. Naho ibi ngibi mpamya ko ari ugukuza umuco mubi, uburyarya, ibintu bikomeye cyane mu banyarwanda. Mureke kwihakana bro. Sibyo uzi ko wagira ngo ni nk'umusore uteye umukobwa inda atabishaka ubwo ari we bahita birukanka cyane ngo ariko ngo ntabwo ari njye waye kubyara si bibi. Kubyara ntabwo ari bibi. Ariko ufata ku mavuta abantu hari abo yagiriye neza bimwihakana. Oya nta nubwo nta sheni idacika bro. Fata ku mavuta njyewe ewan kabisa njyewe aho urugomeza ugubwe neza ndabizi nta sheni idacika ejo uzava moto. Imana imworohereze. Imworohereze. Ifashe umuryango wiwe. Afite umugore n'abana 3 nabonaga Tumba yabipostinze aravuga ati ariko buri umuntu utaraganira Fata ku mavuta niwe bamukamuye ku kitoze nubwo yakoze ikosa. Ariko byibuza uganira na Fata ku mavuta ni umuntu umwiza byatari. Bino tuba turimo bari gucuruza ariko abantu bareke gucuruza bamucururizaho bamubwira bamukamera ku kitoze gusa. Bino ni nka bya bindi byabaye kuri Ndimbati kandi birangira Ndimbati abaye umwere. N'uyu rero nawe bishobora kuba umwere. Nibyo byabaye kuri Titi Brown, baramwihakana bamera nkaho bamucitseho, ariko nyuma yaho biza kugaragara ko aragaruka kandi abaye umwere. Sinzi impamvu rero abanyarwanda buri gihe tuzajya duhora muri ibi ngibi. Kuko Fata ku mavuta sinzi ako bura Gorilla ni afata ku mavuta ra kipe bita Gorilla. Shawapi oya Gorilla ntabwo ahubwo bameze nkaho yari umuvugizi wayo cyangwa se umufana mukuru. Kuko Gorilla nyiri Gorilla ni Haji. Ni Muhaji mudaheranwa ndumva niwe nyirayo. Nabwo ririgumye yihangane kuba man. Ewana rero namwe abantu barimo badukurikirana baze kutubwira bumvise gute Fata ku mavuta, ifungwa rya Fata ku mavuta ndetse n'ibindi byaha bamwongereyeho cyo kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se cyo gukoresha cannabis nyinshi cyane. Twihuta rero reka tujye ku yindi nkuru. Cyangwa wari ugifite ikintu cyo kuvuga kuri Fata ku mavuta ikintu navugaho nananenga ndanenga abantu Godfather niwe muntu wa mbere. Man Godfather nyine turabiza akoresha amagambo nawe tari meza cyane, nawe rwose ibintu byo kuvuga nabi umunyamakuru mugenzi we ntago ari byiza. Ikindi kandi n'abantu ntabwo ari umunyamakuru mugenzi we. Godfather ntabwo ari umunyamakuru. Ni iki Godfather? Godfather ni umuntu uri hariya gusa urumva udafite ikintu na kimwe abarizwamo, akora itangazamakuru rye bwite. None se Fata ku mavuta yakoraga itangazamakuru rizwi hehe, akora ikinyamakuru kizwi. Iyo nkoro rero nibwo igiye kuzamuka. Oya kizwi. Fata ku mavuta akorera Isibo TV. Fata ku mavuta afite ikinyamakuru cya Free TV kiri verified kizwi. Ibyo rero abikorera he? Ibyo yavuze yabivugiye aho abivugira ku yindi YouTube channel yiwe afite. None ibyo bintu urumva
iyo aba yarabivugiye ku Isibo TV baba barakurikiranye n'abayobozi b'Isibo nyine ariko Godfather utamwita umunyamakuru. Godfather rero ngiye impamvu kuko ntabwo ari umunyamakuru. Inkuru usanga zifite arazifite nyine kubera ko ne influencer ko influencing muri kino gihe hari abantu mu minsi yashibyo uri murabyumva yego ngo abantu basigaye bafata mikoro zirenga 100 bakazitunga umuntu yego utazi histoire y'igihugu utazi histoire y'isi utarize utaragize kubera ko akurikirarwa cyane ku mbuga nkoranyambaga yego mu gihe nyamara genius aba bita ba genius umufilosofa umuntu ugira filosofe umuntu wize umuntu umeze neza usanga bamuhaye mikoro imwe yonyine bishatse kuvuga iki abantu kubera imbuga nkoranyambaga ukuntu zajeho abantu basigaye bagira aba followers benshi abantu baba followinga benshi bakaba ari bo bantu bahinduka nk'abantu b'abanyabwenge bavuga ari kijyana muri societe. None se mu gihe wa muntu wize ubumenya muntu wize ibintu byinshi cyane bitandukanye asigaye ameze nkaho nta kintu akimaze. Rero fatakumavuta ni umugenius ushaka guhabwa icyubahiro nk'umunyamakuru umwiza w'umwuga mugashaka kugihereza Godfather bagashaka kujya Godfather ameze ni umwinfluencer gusa. None so Godfather tumufate nka bandekati ni abo ngabo ubundi naho ngaho ari nta nahandi naho ngaho wikwirwa ubaririza yego buriya ngiye hari ibintu njya nibaza buriya bandekati ko so simbyegereje umutima cyane oya buriya sinzi ukuntu biterwa n'ikintu uvuga ku ariko buriya nka dekati amakuru barayamuha ni wowe barayamuha kuko dekati mu minsi iri imbere nawe bazajya baguhamagara nawe bavuga ati kuko nka dekati ngiye ntabwo nibaza ukuntu dekati haza n'ibintu by'abantu bari mu buriri ababikuye ameze neza baba bamuhaye amakuru urabona agakoresha imbuga nkoranyambaga nabira nimba bakurikiranye ba Godfather Studios reka tureke kubitindamo cyane ariko abakunzi bacu baraza nyine no muri comment reka dusimbukire kwifungurwa twari dutangire ku bafunzwe reka dukurikizeho abafunguwe. Minisitiri w'urubyiruko wahoze ari minisitiri w'urubyiruko n'umuco Edouard Bamporiki superstar umunyarwanda munyarwanda umuco umuntu ukuze ururimi rw'u Rwanda wadusigiye ngo twimane u Rwanda uramuzi Bamporiki musaza yagarutse nashe nidacika koko buriya dufite perezida utandukanye buriya ntiwamenya icyo perezida bagendeyeho ngiye nkundo Kingsley uramukurikirana wavuze ngo afite papa mu Rwanda uriya nimba ari uwo muri Nigeria urimo comedian buriya ajya kuzana ibihugu bifite perezida ufite ubwenge oya ubundi nuruca abana dufite perezida mu Rwanda muri Afurika ku isi yose dufite perezida uri genius nibyo nakubwiye uri genius bose bemera ni umujeni ibyo akora byo ntabwo tubishidikanyaho ni intore zirusha intambwe rwose asa n'uwavuye mu ijuru wa mugani w'akakaririmbo asa n'uwavuye mu ijuru bavuga amagambo byari byabayobeye azabatsinda Kagame yarukuye kumuhe bura perezida wacu icyo nari ndi kuvuga perezida aratandukanye bura ntibajya ko kwita umukuru w'igihugu cyangwa ukaba we n'abaturage ukaba wajya hari ukababwira hari ikintu ubushoboye buriya yaragiye areba uko bimeze buriya akurikiranye uko bimeze aravuga ati nahera hananga imbabazi ariko Bamporiki bikaze mu bantu wenda hari ahantu ngiye mba ndeba atari ku isi ndabishimiye rwose ko yafunguwe nimba nanabishimira ko baba bafunguwe bakanabitangaza ariko koko ikintu kiba gisigaye nibaza njyewe ni ku giti cyanjye ni view yanjye kubera iki buriya nimba koko baba barakoze ibyaha bikaba baranakatiwe n'inkiko nimba bababariye sibyo n'abandi bakoze ibyaha bimeze nk'ibyabo
iba ari promosiyo yose mu gihugu ku buryo bose baba bababariye cyangwa bababarira abayobozi bakuru cyane gusa kubera ko bafite ababavugira naho abadafite ababavugira badafite gikurikiranwa bo bakaguma bira bintu ubwo banze usobanurire ko Bamporiki ari we wavuzwe cyane nuriya Gasana bira bihumbi 2 ni bimeze bite kugira ngo tukomeze neza bari abo banze bataranababariwa n'imbabazi atari nko kubabarirwa kundi ko kugira kubasohora bari abo bagumeje nk'abagifunze ariko bakurikiranweho ku buryo bakurikiranwa hanze bameze bameze nk'abafungiwe hanze barasohoka ariko bakamera nk'abafungiwe hanze urumva mu bihumbi 2 niyo mpamvu bana batandukanyije ibihumbi 2017 batandukanye n'abantu 32 bandi bafunguwe bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika abari y'ibihumbi 2017 ntago bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika ahubwo Perezida wa Repubulika yagiye kubahereza imbabazi binyuze kwa Minisitiri w'Intebe ni iteka rya Minisitiri w'Intebe Rimwe byumvikana niyo ryatumye bari abantu bafungurwa ibyo ni igikorwa gisanzwe kibaho inshuro nyinshi zitandukanye kandi Perezida wa Repubulika bafite ububasha bwo kuba yabwira yafungura abo 32 bo nabahita bataha bahanagurwa n'ibyo ase bura muri nk'ubu igiye kwaka icyangombwa iyo Perezida yakubabariye ukajya nko kwaka icyangombwa cyuko baguha cyo ko wafunzwe cyabahita babikansoringa byose yuko mbere yuko unajyayo ngaho ugera aho ngaho ubanza bashobora kuba babanza kujya ni nk'uma twabyita ngororamuco cyangwa se iyo bageze hanze imyitwarire yabo iyo myitwarire yabo rero niho bashobora kuregera urukiko rw'ikirenga rukabavanaho ubusembwa ruvuga ngo bataravanaho ubusembwa n'ubundi ubuyobozi baba hari yuko wafunzwe uba warafunzwe sibyo niyo mpamvu ubona nyine ba Victoire Ingabire baba bakirimo bagera kuriya kugira ngo batangire bavanweho bakwitwara neza bakaregera kugira ngo bavanweho ubusembwa iyo bavanweho ubusembwa ubwo abasubiye mu buzima busanzwe akora ibintu byose bisanzwe rero niko uriya muhungu ngewe ndashaka nanone Bamporiki akimara gufungurwa Twitter yiwe yaririmo amagambo akakaye oya ni bisanzwe arakata urugemwe rurameze ubwo sinzi ugende rurimburi bugende usobanura ko komeza twumve zireze urugemwe rurameze urubuto rutaboze umutwaro nagatwaye iteka umutware wanyu awutwamishije imbabazi ndawutuye ndundamutse ndemye ndanyuzwe ndumva niyumva ntindirira shimye Uwiteka waturemeye umutware Paul Kagame kubwe ubwere bwimuye ubwirabura bidasasiwe ubwira kabiri amagambo ntoyemo ashobora kuba ari make ashobora kuba ari make pe ariko twafatikanya tukareba abantu bo n'abandi muze kubasha kudusobanurira ikinyarwanda twaye dukumbuye ino mihanda twaye dukumbuye no mujama kabisa agira ikinyarwanda niyo mpamvu ngo zireze urugemwe rurameze bivuze ngo wenda ni urubuto nyine urugemwe rurameze kandi rutaboze yego urubuto rutaboze bivuze ngo yakagombye kuguma muri gereza wenda akazaba ariho agirira yego ariko avuyemo ameze neza inzuzi zireze zireze n'inzuzi nyine ni imbuto nyine umutwaro nagatwaye iteka umutware wanjye awutwamije imbabazi ndawutuye bivuze ngo umutwaro wiwe yose iriya myaka yose yakagombye kuzamara muri gereza irangiye ntabwo irangiye umutwaro awutwamishije imbabazi ahawe imbabazi avuyemo igihano kitarangiye yari yarahawe ndunamutse ubwo avuyemo nyine ndemye ubu agiye kwidegembya ndanyuzwe ndumva niyumva nk'indirira indirira utaza kubimbaza bantu mudukurikira muze kunsobanurira indirira ni iki kabisa nishimye Uwiteka waturemeye umutware Paul Kagame kubwe ubwere bwimuye
ubwirabure bidasasiwe ubwira kabiri. Ibindi baze badusobanurira ibintu tumenye ngo Kinyarwanda. Gusa cyakoze ndashimira Bamporiki mu by'ukuri nubwo yanditse n'iyi tweet, ariko urabona ko yanditse n'isengesho asabira umugisha abantu bose bagiye bamuba bugufi bamuba hafi. Muri rusange twavuga ko uno musaza Bamporiki ewana twari tumukumbuye kabisa. Twari dukumbuye amagambo ye, twari dukumbuye ikinyarwanda cye, twari dukumbuye ukuntu ameze. Naze rero muri sosiyete, ariko nizere ko nyine akantu ka ruswa atari keza atazagasubira. Hari indi Twitter yashyizeho, nge ndamustokinga cyane kuri Twitter yiwe. Hari akandi ga Twitter yashyizeho asaba imbabazi abaturage, avuga ko dukwiye kwigisha abana indonke ngo zamurushije imbaraga, ariko bitazongera agiye kwigisha urubyiruko. We yaje atihakana ibintu yakoze, we yaje abyemera avuga ahubwo ko bitazongera ngo indonke zamurushije imbaraga. Ku yindi Twitter yiwe, reka twizere ko Bamporiki agiye kuza urubyiruko ahubwo arwigishe byinshi, dore ikinyarwanda cyiwe kirimo inyigisho nyinshi. Tumukurikire turebe uko bimeze, kandi nawe ndizera yuko ntago nyakubahwa yaguha imbabazi ngo nibirangiza nawe uzipfusha ubusa. Ugomba kwitwararika bikagenda neza. Hari akabazo wahoze wibaza se koko iyo batanze imbabazi abantu bose baba bazihawe, bari mu kigero kimwe n'abagiye gufungurwa bandi tuzi. Njye ukuntu mbyumva, njye numva baba bahawe imbabazi n'abandi. Tuzabikurikirana neza tubaze turebe tumenye. Abantu buriya tugize, sinzi impamvu abantu benshi bakunda gutumira umuvugizi wa RIB, bazawutumire n'ura muntu nk'umucungagereza atumubaze twumve kuri icyo kintu tumenye ukuri. Natwe reka tuzashake nimba bababariye. Natwe tugeje, harimo umuntu yigeze kumbwa ngo hasanga bababariye ab'i Kigali gusa. Buriya abantu b'i Kigali sinzi, hari n'akandi kantu bajya bavuga ko Imana ngo izazidusange mu murwara. Ubundi umurwa wacu si Kigali, ni Kigali buriya se cyangwa ni mu mutima wacu. Umurwa ari umurwa nyine nzi ko ari Kigali. Rero niho reka nkubwire umurwa rero. Umurwa ni umutima wawe, ariko nanone kugira ngo Imana izahagusange ugomba kuba wapfuye. Jempe kugira ngo Imana izaze kunsanga. Nasubwe ibyo bintu. Wowe kugira ngo uzabone ubwiza bw'Imana, Imana uzayibone, birasaba ko ugomba kubanza ugapfa. Ukava mu mwuka. Ugapfa. Ugapfa. Udapfuye ntutegereze kubona Imana. Ubwo rero ikintu gihari, Imana izaza nta muntu ukibyara. Ibyo ntago mbizi. Nushaka uzabyara ariko Imana izaza umuntu yavuye mu mwuka. Urumva hari abana Imana n'ubundi Imana iraza. Turayibona. Irahari. Mu Kinyarwanda cyiza, Imana yirirwa handi gatahirwa. N'ubiri n'ahangara rwose turi kumwe nayo. Ariko kugira ngo uzayiboneshe amaso yawe biragusaba kubanza gupfa. Sinjya mpfa kujya mu bintu bya Bibiliya cyane. Ibyo bintu katunabireke, tutazagira ibicumuro kubera kuburana kuri ibyo bintu. Ni rero urumva hamwe byari amarira, ibindi ari ibyishimo, abandi bishimye. Ariko nanone habayeho igaruka nanone ry'umwe mu bantu bategishije imbuga nkoranyambaga, kuko karahava. Ewana, umuntu bita Sabe Isimp TV yaragarutse, none agaruka mu ishusho broski. Sabe wabonye ukuntu umusaza ameze neza, kugahu kanyerera, turi nete twiza n'agashapure n'utugambo twiza cyane. We wabonye Sabe mu yihe shusho umubona? Yebora Sabe no bwa mbere nari mubonye, ariko garagara kuri televiziyo. Niyo nimba ari byo bintu bishyashya yazanye byo kugaragara kuri televiziyo, ntago nzi. Ariko Sabe ntagaruka, abantu baravuga amagambo. Reka nyine icyo kintu mbonamo ko nanuza n'umunyamakuru wacu mwiza azagaruka. Uhese umunyamakuru wacu Yago pon dates. Uriya we ni isisha Big Energy Geto Yudi. Abantu bari kuvuga umunyamakuru wacu mwiza Yago wafashije abantu. Ariko Yago ntago ari umunyamakuru mwiza gusa. Yago ibintu byose ni byiza bye. Yago azi kurongora neza.
gutese Yago si babivuye n'abakobwa bose babivuga hari ikintu bamushinja ntago ibyo bizisa ko bibamo Yago nabyo se barabimushinja abakobwa bose buriya bajya nicyo kintu bamukundira baramukunda buriya cyane ni umuntu umeze neza ngo ibyo gutandukana nabo biba bigoye nzi ko abakobwa bikundira ako buriya abakobwa amasireyi y'inaha rero afite amafaranga kandi ayo mafaranga amenshi ngo ava mu bisaza kandi ibyo bisaza nta kintu bishoboye rero Yago rero ni munyakazi kandi none hakaba n'umuntu ufasha nk'umu big energy arafasha ngenzi ko Yago ari umunyamakuru mwiza ni umunyamakuru mwiza yego ni umwintatena mwiza ni umuhanzi mwiza ntabwo Yago ari umuhanzi mwiza buriya na Sabe nasanze ari umunyamakuru mwiza atari kuri kamera ushatse kuvuga iki se kandi noneho ahubwo nawe ugiye kunshobera noneho ntago Yago sinjye ntago Yago nta kintu ese ugiye kunga mu rya Bruce Melody bamubaza Dumba mubaza ati uravuga ni Dumba ni umufana wari umubajije amwe ati urabitekerezaho iki Bruce Melody ati nje nta kintu mbivugaho icyo mvuga kuri Yago ni umunyamakuru mwiza ubuvuze ngo iki ubona ubuhanzi bwe nibwo tukubajije ni umunyamakuru mwiza nge navutse Yago ari umunyamakuru Yago ni umunyamakuru mwiza si umuhanzi mwiza Yago n'abantu bamugira inama yagakomeza ubunyamakuru oya ntago yagakwiye gukomeza Yago ahubwo abantu bamugira inama Yago ni multitask uri ubundi uri barani bo bantu mu gihugu abantu nka Yago ni bakeya ubundi usibye ngewe na Yago n'abandi bakeya nitwe twenyine dushoboye tumeze twinshi Yago rero kankubwira Yago nabikubwiye Yago ni umuhanzi mwiza yasohoye indirimbo Suwejo imeze neza bro irakundwa ubu none yasohoye indirimbo arimo arakora amakorabo n'abantu bakomeye ameze neza umuziki w'u Rwanda arimo arawuzamura ku rwego international za Nigeria za Uganda ameze neza arakora nge nanga facts zigaragara ikiza ni nge facts zigaragara nanga nizihe Yago nimba ashobora kuvuga ari amatiku ntabwo ari amatiku bro icyo yavuze kitari cyo kitagaragara ni igiki Yago nimba kambyute gutyo yetone uraza kumbwira ayo matiku nimba Yago yazanye amatiku kaka amatiku nimba Yago anubwe ibi ari biganira akora gishobora kugira million 1M indirimbo yasohoye kagira 5k views urumva ni bya bindi batamiye abantu bya bindi abantu batamiye mu byukuri sibyo abantu baratamiye kubera bano bahanzi bagiye bakomakomeye n'abandi baba influencer n'ibiki bangisha umuntu Yago bamwangisha abaturage mu byerekeye no guhanga ku buryo abantu bavuga ngo arajwigira kandi abo bose barimo bavuga gutyo Bruce Melody agitangira ba Meddy bahari na ba Debeni bagiriye hariya Bruce Melody bamuvugaga ngo iki bavugaga ko anwigira uribuka indirimbo yaririmbaga ukuntu zabaga zimeze Ama-G The Black yaravuze abantu bose baravuga ngo noneho tugiye kubona umuntu w'umukomediye w'umuhanzi sibyo abantu bose baza banwigira babwiza bandi nta muntu batateye amabuye ameze gutyo sibyo ariko none ahangaha Bruce Melody ibyo bamuvugagaho 2014 ubundi ibyo barimo bamuvugaho ubu ngubu ntago ari byo bamuvuga kubera icyo atari byo barimo bamuvugaho ubu ngubu impamvu hari icyo improving exactly none Yago uzamutse umunsi umwe ese umwibuka ko Yago ari we muhanzi wa mbere nyarwanda waje mu mwaka umwe agasohora album ibyo kintu mujya mukima kudeshapo kudeshapo wowe uri big energy yarabarashe niyo mpamvu Yago kuba abahanzi badasohora album nuko batabishaka none ntabwo ubushobozi bafite nta bushobozi bafite Yago rero arabishoboye byose Yago yari umunyamakuru amafaranga yakuye muri YouTube channel yahereye kera akora ku mateleviziyo ari umunyamakuru Yago ni umunyamakuru mwiza nge numva ari cyo kintu nawe namuvugaho ubwo Sabe oya nta mpamvu turi kuganira muri mumbabazi Yago igihe kirageze ko abantu tumupromotinga Yago abantu bamuvuga neza hose byose tubisupporting ibyiwe bro ese ubundi urebye indirimbo ya Yago yagutwara iki
indirimbo ko itari nziza abaririmba inziza se ni bande icyo aririmba nabo ndeba nkurikira abande ba Bruce Melody ne barahari ba Bwiza barahari ko batari muri Iwacu Festivals kandi Bwiza arimo Noza sarimo Juno biterwa nabo biterwa nabo bahamagaye impamvu batahamagara ni The Ben si umuhanzi mwiza ntabwo The Ben muri ino misi ntabwo arimo akora ni umuhanzi mwiza ariko wagiye mu bindi bikorwa afite ibihangano yazagaho abantu se ariko ibyo bihangano mu by'ukuri muri ino misi abantu ntabwo barimo bamwumva bro nimba usohoye indirimbo imwe ebyiri kuva yarongora iya ndirimbo asohoye si la plate yonyine hoya indi yasohoye ni indirimbo yakoreye umugore we ni iriya yo ku mugore we iriya y'umugore we ntabwo twayibara kuko iriya ni indirimbo yatuye umugore we oya yayihaye sosiyete ariko niyo umugore we iri irazwi ko ari y'umugore we ntabwo ari indirimbo y'abanyarwanda bose n'umuntu akantu utanditsemo ko ari y'umugore we ni y'umugore we rwose ariko ntabwo mwibase yatajya kundeka we ariko iriya ndirimbo si forever yigeze no kuvanwa kuri YouTube bitewe nuko byanze kwishyura n'ibiki ariko rwose The Ben arabizi ko niwe muhanzi wanjye ubundi mu Rwanda hose hari n'andi makuru ahari ejo bundi ngo yabyinishije abakobwa mu ndirimbo yasohoye ngo Pretty muri Pretty ntabwo bishyuwe byabasanga ari promotion y'indirimbo hoya ntabwo ari promotion y'indirimbo tuzabirebe hari umukobwa wigiriye kuri televiziyo ibyo bintu arabivuga ngo yagize ngo abantu ngo bagiye muri shooting y'indirimbo ngo babahamagaye noneho umukobwa ngo yahise avuga tugari indirimbo ya The Ben kanze baragenda unese nyine urumva yagiye bagenda we ntabwo yarumwe ngo abo bakobwa bategereza yuko ko The Ben ngo babona The Ben nje mu modoka aragiye ngo n'abandi bantu biwe baragiye bavuga ati hari umuntu yabishinze ugiye kubikurikirana ugiye kutwishyura suko The Ben ngo indirimbo bura print abantu baperforminzemo ngo ntabwo bishyuwe okay ndaza kubitohoza nza yeyo nkuru rwose irahari hari umukobwa wagiye haravuga ati ntabwo twishyuwe ubwo si ibyo bintu byawe muri promotion y'indirimbo kandi itarasohoka birashoboka cyane kabisa ari ibyo bya promotion n'ibindi ahubwo tugize n'amahirwe bamupromotinga nawe akagira miliyoni 3 nawe ntabwo azanze buriya rero kubera ko adakora niyo mpamvu nakubwira ngo ibi nyama dushatse twabivuga gutya ariko nge siko nabivuga munyakazi buriya ntabwo ariko nabivuga buriya abantu bagira amahitamo yabo buriya The Ben ashobora kuba afite ibindi bintu arimo akora mbese ni nkuko bavuga Tom Cruise wenda Tom Cruise nuko mubona we afite akazi kandi mu mwakamenye ariko kuba adasohora indirimbo ubu nta muntu wapfa kubimurenganyiriza The Ben rero nawe ashobora kuba afite ibindi bikorwa arimo akora bindi ni nka King James kandi bavuga King James nawe kandi bavuga ko yakennye ibyo ni ibyo abantu bavuga nyine ni ibyo abantu bavuga twivugire kuri rero urumva rero icyo navugaga Yago nawe akeneye support nkuko bagiye bavuga bano bahanzi bakizamuka bakavuga ko bajwigira ubu bajije umujaji wajajinze muri talent show Krisizi yitabiriye ubu ngo bamubajije Krisizi nimba yakongera kumudescribinga nkuko yamudescribinze kiriya gihe byagorana sibyo rero Yago nawe iyo bataza kumutamika abantu suweje indirimbo ye yarakunzwe cyane iyo bataza kumutamika abantu ngo nawe ubwawe utazi no kumva n'indirimbo nziza yariyo ubu bumukunda ubu mvuze ko kantu metanibuka mitsutsu baramubajije nako mitsutsu yavuze ati azindana yo gukora akaganiro se mitsutsu nawe wanga Yago nge nabonye abantu bamwanga nanjye namwanga wabonye abantu bamwanga nawe namwanga niko kuri kabisa niko kuri yamani urumva rero ni ibyo ngibyo twari tubikomoje rero kuri icyo kintu cya Sabe ngo nawe uravuze uramwibasiye kandi nanone urimo uramuziza ikigoko umujijije nta kintu dupfa none se umujijije hari ikintu ze ngo nese kuvuze ko atakagombye kuza ngo ashoboye itangazamakuru ariko atigaragaza mu mashusho nuko nge nabonye nyine uko agaragara kuri kamera siko twamukekaga ngerega bura akamubwira Sabe kuva namenye Simba sinzi Simba ikoraho ibiganiro 3
bibiri icya gatatu ntikibemo umugore cyangwa ariko Sabe nari umugore ariko Sabe nyiri mu Romani narasambanye iratumba ibyo bibo noneho ahantu niho bakomoza ibyo bintu. Sabe yari yarabaye nko kuri Lib. Umuntu wese ufite ikintu ashaka kuvuga cyo kurira w'umugore n'umukobwa bazaga kuririra kwa Sabe. None se ubazongera noneho rero bagiye kuzajya barirana noneho mubibona barebana yaba tumiye mu kiganiro nk'uku nguku afite umugore hano iruhande rwe sibyo ahantu hari umukobwa Sabius arimo hagati sibyo Sabius none arimo areba ngwino nundi nawe ahita yindukira buri ukuntu natekereza Sabius akoze akantu kazima natekerezaga Sabe ni umuntu ugaragara cyane nyine nko kuri nk'umuntu ufite subscriber hafi 1M n'ibihumbi 40 n'ibindi numvaga Sabe kuri televiziyo ari umuntu nkuko tubona nyine nkabona ari nk'umuntu w'umugabo munini cyane ukore ariko nabonye Sabe reka twoye kujajinga neza ahubwo igaruka rye waribonye uti Sabe yagarutse ahari ahita yigaragaza Sabe nabonye yagarutse neza yaje gukora avuga ko aje mu kazi tugiye kubona ibitandukanye Imana izamuhire tubone na byinshi byiza kuri Sabe. Ariko buriya suko impamvu yakoze yaje muri studio buriya suko yavunitse adashobora kugenda akaba yubatse studio iwe mu rugo akaba ari warimo akorera bakajya bamugendesha mu kagare oya n'ubundi ariko aza mu kagare niyo mpamvu ndimo nkeka kuri ya studio iriwe neza kaza mu kagare none se yavunitse hari umuntu utabizi ko yavunitse se ngiye burakamubwira na ese arakize none Sabe mwimuvuga nabi Sabe mwimuvuga nago ndimuvuze nabi Sabe mwebwe muremera yuko ubundi se uremera ko uriya ni studio yo mu rugo urabona ko uriya muntu yari Sabe uriya ni Sabe we kuba ari Sabe we ni Sabe kandi nta nubwo wenda nuko ibyo yakoze ntago ari sawa ariko nyine se Sabe kankubaza we narashima uri n'umuntu w'umugabo buriya hari byinshi ubuze buriya nk'umugore barabana ariko nyine akuguze wowe erega mu byo dusezerana bibamo kwihanganira ibishe mu byo dusezerana bibamo mu byo dusezerana bibamo oya nta gusezerana gucana inyuma bibaho ndiye nakubwiye ngo mu byo dusezerana ibyabaye kuri Sabe n'umugore warumbaje ngo umugore we baracyabana nimba ko ari we wahanutse kunze kuko umugore we nkuko yanamushimiye mu kiganiro yamubaye hafi mu burwayi bwe kandi ibyaye ikiboze irakirigata si uwo mugani w'abanyarwanda gusa bawitonze si uwo mugani w'abanyarwanda gusa baranavuga iyo dusera baravuga ngo nzagukunda mu bibi no mu byiza waba muzima cyangwa urwaye kurwara rero ntabwo ari ukurwara malariya ntabwo ari ukurwara mugiga no kuvunika amaguru uvuye ku none se nimba ariko karwara yari afite wasanga buriya Sabe agiye guhita nese murabona atari mwebwe muri gutuma oya Sabe ashobora kuba ari wagiye gukira ahubwo ngenda ndashimira uriya mugore we Raisa kuba yarujuje isezerano yasezeranye imbere yo kwa padiri n'imbere ya leta kuba kwihanganira umugabo wawe kwihanganira umugore wawe biri mu bintu bimwe byakagombye kuranga ingo z'iki gihe ikintu cyose kije kikirukanka nta muntu udakoze ngenda bona rero niyo mpamvu nigeze mucira karutega nubwo ntabishyigikira ariko Sabe ibyo yakoze nimba koko nkuko nawe yaje yigaragaje kandi nanabishimye ntago yaje muri ayo matiku yanyu murimo mushaka kubizamo nicyo kintu cyashimishije rega ngiye bura hari akantu nkiri kuvuga kuri nuzi rega nimba turi kuvuga ngo umuntu yakoze iki tuvuga murabona abantu bakuru n'abagenzi b'abantu bakuru ngiye nta muntu ndi gufokasingaho mutari guca intege urubyiruko intege turazicira urubyiruko gute se intege turazibaca gute nimba ko kuri kubona ko umuntu ashaka umugore muhaze bya byifuzo byawe ukajya gusimbuka igipangu reka mbanze nkubaze ngiye kukubaza ikibazo kimwe n'abaduza kudukurikirana baze kukibaza cyangwa se bakibaza mbere yuko dutera amabuye umuntu wari wese natanye mbibabwira no kuri fatakumavuta nabivuze kwa bandi mbati narabivuze kwa bandi ko ibintu byose tubonye muri ako kanya ubundi umunyarwanda mwiza niwe yavuze ngo mu gihe ubabaye ntuzafata umwanzuro no mu gihe wishimye ntuzafata umwanzuro bisa nkaho rero abanyarwanda benshi icyo kintu batarakirenga basigaye bafata umwanzuro bakibabaye
umunsi umwe nigeze gufata umwanzuro mpubutse ni kubera akababaro ibyambayeho nibibi kurenza sibyo rero buriya ikintu kimwe navuga ntago urubyiruko rushobora kuba inspired kubera cyangwa se kureka kuba inspired kubera amakosa babona mu ngo gusa sibyo yego ari niyo mpamvu nanjye kukubaza ngo wowe ukungana gutya nturagira sheri bihakanira imbere ya televiziyo vuga ngo nta sheri wigeze ngiye nta sheri ufite sheri se ahubwo nawe mfite ntawe wigeze se naramwigeze waramwigeze kuki mutakiri kumwe impamvu tutakiri kumwe ngenda gusobanura impamvu tutakiri hoya we mbwira ntimukiri kumwe impamvu mutakiri kumwe ni iyihe impamvu tutakiri kumwe rero ndayigusobanura reka nyigusobanure ngiye sheri navuga nigeze si nka sheri biriya byo mu bwana njye nta sheri ndageraho muri true relationship ushatse kuba n'iki sheri nyine mvuga nturatereta wowe uri mukuru ufite ubwenge ufite ubwenge nturatereta nabugize nkiva mu nda ya mama ahari ubwana haje ubwana ahari ubwana haje ubwanwa nyine ntabwo uratereta njye naraderese uri mukuru kandi uwo mukobwa mwaratandukanye twaratandukanye that is it rero niba mwaratandukanye rero ibaze ko ukoze divorce ibaze ko wakoze divorce leta itaranagushyingira na leta itaragushyingira bivuze iki rero ejo n'ejo bundi nujya kubaka urugo bitewe n'ahantu ugeze bitewe n'ibyo wananiranyweho n'uwa mbere n'uwa kabiri mukaba mwarananirana uzajya umaze gukora divorce zingahe itone musobanura icyo kintu izo divorce nimba utarashoboye kwihanganira umukobwa mwari kumwe cyangwa we ngo akwihanganire kandi mutabana buri munsi uwo muzaba mubana buri munsi bizagenda bite sibyo ahubwo urubyiruko nirwo rusigaye rwica oya ngenda gusobanura ikintu kimeze gutyo njyewe kuvuga ngo divorce na divorce kuko nta leta nagiyemo n'umubyeyi ntago birabina ababizi akenshi usanga ari n'ubuzima bwo ku ishuri ese buri uzi ko divorce ari amategeko ni amategeko amategeko bundi ahera hehese amategeko ahera aho yashyiriwe aho yashyiriwe mu buyobozi no itegeko ry'umuryango ry'urugo ritangirana hagati yawe nawe ndasobanura icyo kintu ushatse kuvuga sibyo reka nyisobanure nimba koko umuntu hari icyo bita ngo hari imyaka umwana ageramo imisemburo igatangira kwiyumva ukundi kuntu sibyo icyo kintu niba ndacyumva sibyo umwana nimba ngo yari umwana akagera mu bwangavu umuhungu akajya mu ngimbi niho hantu ntabwo ari njye waremye ibyo bintu ugasanga umwana nibwo atangiye kwiyumvamo umukobwa cyane ugasanga none se ubu mwana nimba biriya bintu kugira ngo umenye ko ari na automatique umwana wo muri nasari ko mubwira ngo sheri wawe naramubonye agahita akubwira ngo nawe mfite ibyo bintu abikurahe biriya ni ibintu biri mu mutwe w'umuntu ngewe nakwibarije ukuze ariko nkuze ntago ndakura ndacyari umwana ariko ndacyari umwana n'abantu babona ibyanwa ni ibiterano ndi umwana uri the benese oya nako twabwire ibyanwa ni nka ya plante dushyiraho ni plante ziriho ndi umwana so Sabe rero yagarutse tumwitege yaje mu ishusho nshyashya mwabonye abantu benshi cyane yagarutse yiyerekana noneho aje gukora itangazamakuru rigaragara pani ryo kwihisha inyuma y'abagore gusa nako inyuma ya kamera gusa ego ubwo tugiye gukomeza kumubona akantu ushyizemo akantu ko kwihisha inyuma y'abagore Sabe wumve abantu bari kukuvuga nabi ariko Sabe so rero turamushimira cyane turimo dusoza reka dushaka uburyo dusoza ikiganiro ni ibintu byinshi byagiye biza bikomeye cyane muri rusange wigeze wumva ku nkuru y'umwana w'umukobwa ufite nk'imyaka nka 25 wapfuye avuye gusura abasore wapfiriye nimba ari muri ghetto y'abasore nimba ari iyo nkuru narayikurikiranye nza kusanga ngo
ngo ni umukobwa ngo yapfuye ngo yafashwe ngo ataragera kuri abo basore, ahageze nibwo yarembye cyane. Njye ntabwo nimba ndi kwibaza nimba yarapfiriye yose simbizi, gusa abo basore nibo bagiye bafashe iya mbere bajya kwa muganga bajyanayo umukobwa. Gusa abo basore njye nubwo batawe muri yombi sinzi nimba ari bya bindi byo kuva ngo babakije. Hashize igihe kuko icyo kintu cyabaye ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10. Umukobwa aho ngo yahamagaraga abasore cyane ashaka kubasura, aranabasura agerayo, birangira apfuye afashwe, ariko baramutabariza abo basore ko yapfiriye kwa muganga. Rero ejo mu rukiko hasomwe ifungwa n'ifungurwa byemezwa ko abo basore bagomba kuba bafunzwe by'agateganyo, cyane ko kugira ngo iperereza rikomeze rimere neza, kubera ko byagaragaye ko uwo mukobwa ashobora kuba afite ibikomere mu gatuza cyangwa se afite n'ibindi mu ijosi, bigaragara ko ashobora kuba yarafashwe ku ngufu cyane. Yego, ntabwo barabimenya nimba ari bo cyangwa se ari ubundi, kuko mu bizamini byakozwe nyuma bitari byagaragaye mu banza bwa mbere, byavuzwe neza ko basanze mu gitsina cy'uwo mukobwa harimo amasohoro. Ko biba byabaye ibindi bintu, bwa basore ntabwo bahita bavamo. Tugiye kongera kubona ba Titi Brown. Oya, ba Titi Brown abo ntabwo batangaje ko ari underage. Titi Brown buraya ikibazo yapfuye, we ni underage, noneho bo rero bafashe umukobwa ku ngufu urabyemeza gute? Mu rukiko nk'ibimenyetso byavuzwe mu rukiko. Y'abantu bo mu rukiko bajye batangaza ibintu byabaye. Njye bimwe mu bintu bijya bimbabaza, njye n'abavugizi abantu bari bo rwose banyumva iki kintu. Nta muntu kuki bagaragaza umuntu ngo yakoze icyaha nyamara basanga ari umwere, ntibasubire inyuma ngo bamushyire kuri kamere bavuge ko uriya muntu atari umwere, bavuge ko ari umwere. Biriya bintu bigaragaza biriya ari ukugira ngo bahereze gasopo n'abandi bari ku ruhande, bahereze gasopo. wowe ufata umuntu gute? Biriya bintu ni ukubangamira umuturage. Ufashe umuntu uri kumukeka uhise umushyira kuri kamera, nyamara nusanga nare icyaha se kandi basanze uri umwere, ubwo bakoze icyaha. None wasanga watanze amafaranga menshi, wenda ruswa ntabwo yemewe muri riba. Ariko sawa murakoze cyane. Ni hatari kabisa. Rero dukomeza dushishikariza rero n'abantu badukurikiranye cyane, n'abandi bafite abana b'abahanzi cyangwa se bafite impano zigiye zitandukanye, ni karibu kuri televiziyo, kuri DTR TV Rwanda, kugira ngo